yewe ntabwo nshobora gufata iki njye sinshobora gufata ibintu by'abantu batuzuye kubera ko nahise bivuzeho ibintu by'abantu batuzuye hari ikintu cyantunguye cyane niba ibi bintu tubamo mu buzima bwa buri munsi uba muri aka kazi imyaka irenga 10 ukaba warize itangazamakuru sibyo ukaba mbega mu bigaragara uri umuntu w'umusiniya muri ibyo bintu uyu munsi Karenzi ufite abakozi barenga 20 ufite ikigo cye bwite ufite abakozi barenga 20 ahemba buri kwezi uraba ngo Karenzi arashaka kuba gusimbura ngabo Robin upostinga ayo makuru ni nasoza kitino nibiki none byo da oya ngo Karenzi arasimbura Gakwaya ngo nsimbure ngabo Robin ukabipostinga Gakwaya cyangwa usimbura ngabo n'ingabo numvise kareka video ngenda nayumvisha niyo ari Gakwaya Karenzi ngo umwanya wa Gakwaya na ngabo Robin ngo wanje ngo ndawujyamo na Karenzi ibyo bitabapfa nabyo muzajyamo bizana hano tubivuga kwibaza niba atari gabi n'abazungu bo agaciro bikuye agaciro aka kazungu abyibaza wowe muri Amerika ko muri Amerika n'ababi Burayi buri hari ibyo uvuga akavuga ati ni Afrika nyine muri Afrika umuntu ariga akarangiza abazungu bakavuga ati reka zacyura impapuro ariga i Burayi cyangwa muri Amerika ariko nasubira iwabo niba abantu uzanga nta mihanda ihari kandi hari abahanga bizi by'imihanda niho uzasanga nta miti mu mavuriro hari abadokteri nabika impapuro gusa n'indimi muri Afrika n'iki kintu batuziho ariko ntabwo bikwiye ko ushobora kuba ukora umwuga igihe kirekire ibyo bintu ukora warabyize none se tuzagira biteze ikibazo gikomeye hari ibintu bisaba ubwe n'umuntu wo mu giturage wabwira ntabyumva umuntu wo mu giturage w'umuhinzi utarize utazi gusoma no kwandika hari ibintu wamubwira ngo ntabwo wamubwira ngo Karenzi arashaka akazi muri reyo umuntu w'umuhinzi wo mu cyaro ngo akwemerere kazo aravuga ati radio twumva buri munsi ni ya Karenzi uko inkende yurira igiti niko ngo irushaho kugaragaza ubwambure bwayo hari ibintu ubwabyo udakeneye gusobanura cyangwa gusubiza ubwabyo umuntu wese ubyumva ufite ubwenge ahita yumva ko ubivuga yataye umutwe cyangwa yase ni gute none se kazo Lorenzo amafaranga ahembwa hano wowe urayazi sibyo nta nubwo yegereye ayo Rayon Sport ishobora guhemba ngabo si no kungana ntiyegereye si hafi yayo ngo tuvuge ngo wenda Lorenzo yakwifuza akazi ka Rayon akareka akahano siko bimeze ngo wenda arakararikiye karimo amafaranga menshi nta nubwo yegereye jewe ubivuga yansabye akazi sinakamuha kujya kuba umuvugizi wa Rayon Sport bivuze ngo Gakwaya n'umuvugizi wa Rayon wese uyu yavuga niyo Karenzi ashaka gusifura Gakwaya umuvugizi nta nahembwa urumva ubivuga ahakora umushahara we hano niwo ba junior hano niwo batangize urumva niwo baneriva nabo bana bakizamuka bagitangira arabizi neza kuko amakuru tuba tuyaziranye none se uruto kujya kuri mikoro kumva ko giye ndwanira akazi ko kujya nkurikize ntugushaka gusa ibyo kuvuga ntitubivuga ariko hari ibintu byo kubanza kwiga reka nkubwire twaracecetse kugira ngo twirinde dukore ceasefire turebe ko abantu baduha amahoro ariko nibakomeza yago muri uwo murongo kare nibakomeza umuntu yashaka umuntu nibakomeza kanye nkuriya musaza kare nibakomeza izina ry'Imana ngiye kuva navuka duhura no muri stade uriya musaza sindamukomozaho ikintu na kimwe ngiye nibaza umuntu ni gutabyuka kata kundi nta muntu waguprovotse nta muntu wakuvuze uriya musaza twicana muri stade abari mu kazi tumuyobora tumukurura tumwereka aho icara ahangaha tumubera janti nta muntu uramuteza ikibazo na kimwe ni gute ashobora gufata amezi 3 yirwa yataka abantu atuka abantu kuri YouTube rimwe kabiri gatatu ntabwo ari iriya video gusa ngo nyine niwo murongo amezi nk'atanu ashize arabihemberwa ibyo nta n'ikibazo jimo ariko ni nari mpamvu guhema ngo ujye gutuka abantu ukabyemera uba wuzuye uri umuntu wuzuye none se nakazi ntabwo ari akazi ko ntabwo ari akazi kemewe ariko iyi ni itangazamakuru dukora ndetse biremewe icyo ni ikintu yarabyemera umuntu yemerwa kujya kwirirwa atuka abantu witutse ku babyeyi n'ibiki byose bise n'ibiki kuri YouTube ibiganiro 50 abanyamakuru bagenzi bawe abanyamakuru service bagwana n'undi muntu yiguha nibo bakwicaza muri stade
n'ibyo uvuga kuri radiyo uvuga ko wumvishe bari kubivuga sibyo bakwereka esikariye twe tugufata ngo manuka kuri esikariye utagwa wagera mu rugo ukajya kwitereka muri geto tuka abantu ese ntabwo birambiranye kweri ntabwo birambiranye aha ubu nyine mumuhaye iminota nabyongera iyo myaka amaze niba ari myaka niba ari n'amezi Karenzi igisambo sinzi Karenzi n'ushenyereye ngo na Bubuni sinzi n'abandi buri munsi ni igisambo ubu se byambujije kuba ubundi we bimbuza gukora se bibuza SKFM gutera imbere abafite ba master be akorera ibyo ntacyo bimbwiye urumva ariko kameme hari igihe umuntu akwiye gushyira mu bwenge akabwisa abantu nibanyuzamo ijisho ese iyo ushyize ibintu nawe ukabisiba ubwawe ntabwo ubwawe wumva ko uri abagukoresha barimo bakujyana mu nzira mbi ariko guceceka akazuba nabyo bifite igihe umuntu abarwana no guterura kwereka aho kwicara muri stade kwicaza muri esikariye gusohora ngo utagonga urugi warenze ukajya kwirirwa utuka abantu abanyamakuru bose mwicana muri stade baguterura ntiwakubwira ikibaye ugakora afite wijana utuka abanyamakuru era kuwa mbere kugera kwanya mu bituma umugabane wacu usuzugurika n'ibyo bintu ubundi yaravuga ati uyu muntu arajijutse yarize umuntu warangije kaminuza afite ahantu abarirwa iyi myaka y'amavuko tugira ifite ikintu imaze none si uyu munsi hari ibintu ureba ukavuga uti isi umumaro wo kuba umuntu yarize ni uwuhe niyo mpamvu mvuze ngo Axel arabizi aho aba mu bituma basuzugura umugabane wacu harimo icyo kintu kuvuga aba bantu baje kwiga hano ariko uko byamera kose iyo basubiye iwabo basubirana impapuro gusa nta kimugaragaza yuko yize nta kimugaragaza yuko uyu ni umuntu w'umuhanga wize muri Afurika zo guharabika uyu ni umuntu w'umuhanga wize Burayi Rayon Sport barayishenye ntushobora kujya kuri mikoro ngo uvuge inkuru uti Karenzi yaguriye uyu mukinnyi bamuguza yabonye aya urumva kubera ko gusa udafite amakuru ya Rayon Sport uyafite ubwo ugomba kumwirirwaho umutuka ko babiguhembe abaguhemba si we wa mbere bahembye hari n'abandi bahembye baratukana ubu baracecetse wenda bazongera banatukana simbizi ibyo ntacyo bizahemba jewe nigeze kujya kuri stade ndumva twe tuvuye kuri stade y'Amavubi mwakushize mu mpera muri ya window batwarakinaga nandera simbyibuka tuva muri stade ndi kumwe na Ruvuyanga na Jarike n'abandi banyamakuru tugiye kunywa agafantano hariya ku Gisimenti turimo turasohoka duhura na Jarike turimo turaganira uriya musaza yari yamukozeho video ngo ni wari ugezweho muri episode yamututse ngo ni igisambo ngo kiba Rayon Sport yatutse akabitwereka avuga atari ko hari umuntu natwa kuva nagera mu itangazamakuru ni gute umuntu umunyamakuru ukora kuri radio mainstream media te no mu YouTube gusa ankora ikiganiro cy'iminota 30 ntuka ngo ndi igisambo ntarahura nawe ngo abonaho nibye nta kintu na kimwe duhuriyemo ndi igisambo just yari yumiwe yabaye overwhelmed nijye wamweretse mwereka ama episode aheruka ntabwo ni Yusi Karenzi se isi video bamutwa ngo ni igisambo mwereka izindi ngena zenguruka ufite dusanga nta ngo abanyamakuru bose bakoramo turune usibye we abandi banyamakuru bose ni ibisambo y'amakipe ibisambo bivuga mu buryo butomoye gutyo Scovia rero niba byumva ngo ni ibisambo ugafata Karenzi umu CEO w'ikigo nk'iki ngo ni igisambo cya runyunyuzi mu mupira kiba Rayon Sport ukavuga uri umunyamakuru uzindukira kuri radio registered radio igengwa n'amategeko n'amabwiriza y'itangazamakuru ibyo bintu tavugira kuri radio tujya kuri YouTube yawe ukahita kuvuga kwita abantu ngo ni ibisambo fact nta kintu kimwe ntayafatiye mu cyuho abantu ngo ni ibisambo abo bantu bita ibisambo no bakugurira n'amazi yo kunywa muri stade no bakugurira fanta yo kunywa no bakwambutse sikariye no bakwereka aho kwicara abana b'ingayi nigeze kumva abana bivuga sinzi umuntu wambwiye ngo nahamagaye ngo kuri radio ngo birukana abantu ni ukuri kw'Imana njyewe mfite ubushobozi bwo guhamagara nyiri ya radio urumva ntibarareyo I swear nabikora ndabifite umubano wanjye nawe
budafite aho uhuriye n'iby'akazi njyewe nahamagarayo kandi ntiyago yararayo ariko se kubera iki ntabikora ntase umuntu we niyicara ngo agere yitekereza avuga atari ibi bizangeza amaherezo ni ayahe binyungura iki biraneza imbere turi abanyamwuga twariganye mu ishuri uriya mugabo mwariganye mu class kuri university nta kibazo mfitanye nawe ejo yaza agakora hano cyangwa nanjye akamakazi nanjye akamakazi niba ibyo akora biteye imbere kubera icyo umuntu yakwirirwa ku wundi umwaka ugashira ayunguka iki amafaranga baguha atana guhindura ubuzima yo kugutukisha abantu yakumarira iki nose atadutwara umwanya cyane ahubwo mu yandi makuru uwitwa Vininyu bari bamuhaye session 15 ndumva ari icyumweru cya kabiri updates muri Rayon Sport ubwo mugiye mukishimira intsinzi igitego kimwe ku busa kuri AS Kigali Yusudianye gahunda yo kugaruka mu myitozo ya uyu munsi niba bakoze mu gitondo yakoze niba bakora nimugoroba araza gukora Yusudianye ntabwo ndamenya amakuru niba bakoze mu gitondo ariko Karenzi nyina ngo urazi mva neza amaboko ngira ngo ntabwo ziba zikaze ntabwo atinze basane Usmani Yusuf ntabwo bifashe igihe kinini ntabwo se Yusuf abuze amezi 3 ari hanze ashize cyangwa 2 oya ni nk'abiri savunitse ryari nk'abiri pe ziramboneza amaboko ni amezi ari usanga wenda ari nk'igufwa ryavuye mu mwanya wawe bakurikiranye Yusuf yavunitse nyuma ya Basane yavunikiye mu myitozo Basane yavunikiye kuri match ya Bugesera yavunitse Yusuf amaze nk'icyumweru n'igice Yusuf nta mezi abiri ashize ni nk'ukwezi kumwe n'igice amezi abiri Yusuf amaze ariko hari kuri gahunda yagomba kugaruka mu myitozo uyu munsi niba bakoze mu gitondo yakoze niba bakora nimugoroba araza kuba hari abashobora kureba imyitozo ya Rayon Sport ntekereza ko niba nta kimusubiza inyuma muraza kumubona addition ya Yusudianye muri la defense yaba Emery umeze neza ya Chimanga kuva Chimanga yaza ubwo Yusu nibwo agiye kuboneka twabonye partnership ya Chimanga ari kumwe na Bangara biranga tubona partnership yari kumwe na Rushema biranga tubona partnership yari kumwe na Emery birakunda ari kumwe na Yusudianye ushobora kuzabyiza kurushaho Emery Senge ariko Yusudianye nawe kwitwara nabi babaye abadefense benshi Lorenzo Yusudianye agiye kuvunika ari kwitwara nabi yahagaze mu kibuga wapi yari wenyine rego Emery Bayisenge icyo gahunda nabonye muri imikino n'uburyo nabonye akina arashaka ko mu banyarwanda bahari agomba kuba ari nimero ya mbere mu banyarwanda bagomba guhitamo n'umutoza ibyo rero ugatekereza kuri ba Rushema kuri ba